nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuza kandi ngushimira ko warahisemo yicano n'ibyacu bakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Turi mu kiganiro cy'ubuzima, turi muri Relax Life Center. Murabizi ko bajya badufasha ku biganiro by'ubuzima. N'uyu munsi rero twabegeye kugira ngo badufashe. Twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Reka badukurikiye bagirirwe umugisha wo kumenya muganga tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane, twongeye kubasuhuza mwe mwumva kandi mukurikiye iki kiganiro. Ni amahirwe uko twongeye kubana namwe natwe mu kiganiro nk'iki ngiki cy'ubuzima. Uwo muri kumwe ni muganga Isaac. Yego. Ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo Relax Life Center nk'uko bisanzwe. Yego. Uyu munsi ndagira tuse kuganira ku burwayi bukomoka ku ntekerezo. Cyangwa se ngo ku ntekerezo mbi. Ese ubundi ni gute umuntu ashobora gutekereza bikamuviramo uburwayi? Yes, ubundi niba hari ikintu gikomeye kandi twafata ko ari ikibazo ku bantu benshi muri iki gihe, ni indwara zikomoka ku bitekerezo. Ibitekerezo byinshi bishobora gukomoka ku bibazo umuntu yahuye nabyo mu buzima, agafata igihe kinini cyo kubitekerezaho. Iyo bibaye igihe kirekire bishobora kumuviramo uburwayi, cyangwa se akagira ibitekerezo birebana n'ubuzima bw'ahazaza. Ibyo nabyo bishobora kumuviramo uburwayi. Yego. Runaka. Umuntu nanone ashobora kugira ibitekerezo by'uburyo ashobora gukora kugira ngo azagere ku kintu runaka. Muri izo nzira zose anyuramo agira ngo azagere ku kintu runaka, iyo akenshi na kenshi nta n'ubushobozi afite bwo kubigeraho kandi abyifuza, hari igihe bimutera kugira ikibazo cy'imitekerereze. Ugasanga n'izindi ngingo ze zose hari zigiye zigira ibibazo runaka by'indwara zitandukanye. Yego. Wari ukidusobanurira? Yes, kugira urugero nabaha rw'ibitekerezo, hari igihe abantu bagira ibitekerezo bituruka ku rwango. Umuntu akabaho yumva yanze umuntu, umuntu akagirira ishyari mugenzi we, ibyo byose birashoboka. Bishobora gutuma habaho kudahuza k'utugingo dusohora imyanda. Kuvuga ngo twagiye mu buzima bw'umuntu. Iyo uhorana ibitekerezo by'umujinya, ugahorana ibitekerezo by'ishyari, buriya mu mubiri wawe hari ikintu mu by'ukuri kiba kiri gutakara mu mikorere y'ingingo z'umuntu. Urugero, bishobora gutuma habaho gutakaza utugingo nari mbivuze dusohora imyanda kandi dukwirakwiza ibikeneye mu mubiri no kwakira intungamubiri. Batwita glande endocrine. Izo glande endocrine, muri zo dushobora kubabwira hari foie cyangwa se umwijima, hari hypophyse. Hypophyse ni glande endocrine cyangwa se icyo twakwita igihorihori gishinzwe igikuriro cy'umuntu. Yego. Yego, niyo mpamvu buri umwana bamufata neza cyane cyane mu gihe cy'imikurire ye. Mu gihe cy'imikurire ye niho hypophyse ikora cyane kugira ngo iki gice cye cyangwa se iyi glande endocrine ye ikore neza. Yego. Hakaza n'indi bita thyroid, ni utuzingiro two mu muhogo turinda umuhogo.
hakaza serenari ni udufuka duto tubangikanye n'impyiko. hari n'indi yitwa pancreas urwagashya cyangwa se overe. iyi overe ni akagega gahunika imihango y'abakobwa, yego, cyangwa se imirerantanga. Testicule aka nako ni akagega ku bagabo gasohora intanga z'umugabo no kuzibika, yego. Hakaza n'indi noneho twavuga sidoripare, ni akagega gasohora ibyuya. Rero iyo habayeho gutekereza nabi cyangwa se ukabaho nyine mu buzima busa nkaho butishimye, umuntu ashobora gutekereza atishimye ariko nanone ashobora no gutekereza agaragaza ko yishimye ariko mu by'ukuri ubwonko bwe bukora cyane. Iyo izi ngeso zitwakwita wenda ingeso, kuko wenda ni iyo biba kenshi nyine ziba ari ingeso. Iyo izi ngeso mbi zimaze gutesha inzira izi ngingo tuvuze haruguru, grande endocrine, gahunda yose y'umubiri buri rugingo rurigenga. Aho niho rembo rero ry'indwara tuvuga zituruka ku mitekerezo bikabije, ariko nanone twavuga wenda bibi. Yes, arizo izo grande endocrine tuvuze haruguru. Yes. Ubu ni muri rusange indwara zituruka kuri izi ntekerezo mbi zaba ari zihe? Urakoze cyane. Urugero rw'indwara zituruka ku ntekerezo mbi zikabije hari twavuga ni igicuri. Igicuri hari ukuntu nyine igicuri giterwa no kuzungera ku bwonko. Iyo bwataye umurongo umuntu ata equilibre, yego. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu arwara igicuri ugasanga mu kugenda kimutuye hasi, cyangwa se yaba nahagaze akazungera ukabona yituye hasi. Ibyo ni urugero rw'indwara zituruka ku bitekerezo. Ashobora kuba ataragize ibitekerezo bibi, ariko mu by'ukuri muri we hari ikintu yahangayikiye cyangwa se ahangayikiye. So rero turabwira abantu kwirinda ibitekerezo, kwirinda ibitekerezo, bakirinda bagakora ibyatuma batihugiraho cyane, kuko nabyo bishobora kubaviramo indwara. Ni indwara rero nyinshi zitandukanye. Igicuri ni urugero nari nguhaye, ariko hari n'indi ya kabiri twavuga gupfusha urugingo rumwe rushinzwe kunukirwa, cyangwa se kumva, kureba, gukabakabwa no kuryoherwa. Ibi ngibi ntubyumve bitewe n'uburyo n'ubuzima ubayeho. Ntunuke, ukabaho utanukirwa, ukabaho utumva, ukabaho umubiri ukagwa ikinya ku buryo n'umuntu ashobora kugukoraho ntubyumve. Iya gatatu rero ni umubabaro n'umunaniro udashira. Yego. Umuntu agahora n'umubabaro, agahora ananiwe, agahora ananiwe cyane ku buryo yumva nyine muri w'umunaniro yaracitse intege, ugasanga umubiri wagiye aho twakwita down. Nyine ni ukuvuga ngo wacitse intege nyine muri we, yumva nyine nta rutege agifite. Ibyo ngibyo rero nayo ni indwara ishobora guturuka ku bitekerezo runaka yagize. Ibi ngibi bishobora kurandwa n'iki? Ushobora kwirirwa wumva unaniwe, waba uri mu kazi se cyangwa se uri kugenda mu rugendo ukumva urananiwe. Kuryama ntusinzire nabyo ni ikimenyetso cy'umubabaro n'umunaniro udashira. Kubura umutuzo nabyo ni ikimenyetso cy'umunaniro. Kurakazwa n'ubusa nabyo ni ikimenyetso cy'umubabaro n'umunaniro udashira. Kwibaza uko uzabaho, umuntu agahora yibaza uko azabaho mu buzima bwa buri munsi. Yego, izi kandi nazo ni ingaruka. Nabyo ibi byagutera guhora wumva utameze neza. Hari ukugira ijwi rikakaye. Hari ukugira ijwi rikakaye, umuntu agahora avuga nabi, ku buryo ushobora kumubaza umuntu ntagusubize neza, kandi umubajije neza ariko we ntabwo gushubije neza. Agahorana nyine wenda icyo twakwita nk'umushiha.
umubajije ikibazo neza ariko gusubizanyije umushiha. Yes, ni umunani. Intimba cyangwa se abantu badakora imirimo yabo, ni ukuvuga ngo ni intimba ituma abantu badakora imirimo. Yego, umuntu agahorana umubabaro. Iyo bigeze ku ntimba rero ni hahandi biba bikabije nanone umutima uba warageze kure cyane. Yego, guhorana intimba nyine ni ukubabara cyane, nyine ni ukumva ubabaye cyane. Bishobora kukunaniza ibyo wari ushoboye ntubishobore. Ni ukuvuga ngo nk'ibikorwa runaka wari ufite gukora cyangwa se wari usanzwe ukora ntuba utakibishobora. Yego, amaherezo iyi ndwara ishobora no gutera kwiyahura. Ni ukuvuga ngo tujya tugira ingero nyinshi z'abantu biyahura, ugasanga inkuru y'umuntu wiyahuye kubera gutekereza ibintu runaka, mu buryo akiyahura mu buryo butagaragara pe. Tukibaza cyangwa se abantu bakibaza bati ku bundi uyu muntu yiyahuye kubera izihe mpamvu? Yego. Yes, bishobora guturuka rero mu bitekerezo. Kenshi na kenshi bituruka mu bitekerezo, we akiheba akumva ko ubuzima bwe burangiye. Yes, ibi rero ni ingaruka zishobora gutuma umubiri w'umuntu ushobora kugira ikibazo. Ni ukuvuga ngo ashobora gutekereza nk'umuntu wiyahura, ashobora gutekereza ibintu akagera kure, akumva muri we neza neza biramurenze, akaba yagira n'ikibazo cya trauma y'ubwonko, agahitamo kwiyahura, kumva ubuzima bwe arabuhebye, ntagikumbuye kubaho. Rero wenda bene abo ngabo ubushakashatsi buvuga ko bafashishwa ibintu bishobora kuba byaba bifite vitamine C. Buriya ni vitamine C ni ingenzi cyane mu mitekerereze. Wenda utaragera aho ngaho warutubwiye ku ngaruka bishobora gutera harimo ko kwiyahura. Niyo ngaruka yonyine cyangwa haba hari n'izindi? Yes, ntago ariyo ngaruka yonyine, ko ni urugero nari ntanze. Umuntu ashobora kwiyahura nibyo, ariko nanone ashobora kutiyahura akagira iyindi mikorere itari myiza iturutse ku bitekerezo. Hari uguhemuka, hari ukugirira nabi mugenzi we. Yego, hari no gukora ibitateganyijwe, sibyo? Ibyo utakekaga ko wakora nawe ugasanga wabikoze kubera nawe intekerezo nyine zitagikora neza. Yego. Urumva iyo ubwonko bwavuye kuri gahunda cyangwa se iyo habayeho kwiheba, umuntu afata ibindi byemezo se cyangwa se izindi ngamba mbi z'imikorere itari myiza. Yego. None renda tugaruke handi wari ugeze. Ese ubundi ubu burwayi cyangwa se izi ntekerezo, iyo byagenze gutyo havurwa imitekerereze cyangwa havurwa uburwayi? Urakoze cyane. Mu nama tugira abantu, iyo duhuye n'abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo, hari abatugana benshi baza bafite indwara zikomoka ku bitekerezo, ariko benshi ntibaba babizi. Hari igihe uza nk'ubu nkanjye ukambwira uburwayi, nakubaza ibimenyetso nkumva ni ubuzima wabayeho. Bishobora kuba hari waratekereje cyane, bishobora kuba warahungabanye kubera izi mpamvu, bikagutera ibibazo. Ntago indwara turwara inyinshi ntago tuzandura. Hari indwara zivuka ziturutse ku buzima tubayeho, hari indwara ziza ziturutse ku byo twakoze, ku byo twabonye no ku byo twatekereje. Izo ndwara z'uburyo butandukanye zirahari. Rero turabanza tukamenya ngo uburwayi ufite bukomoka hehe. Icya mbere ni ukubanza kuguhumuriza. Yego. Tukakubwira ko ugomba kugabanya ibituma wihugiraho cyane, witekerezaho cyane. Yego, mbere y'uko tukuvura uburwayi turabanza tukakuremamo gutekereza nyine
bitandukanye n'ibyo wari urimo. ubwo mbega ni igice cy'ubujyanama. Yego, mu bujyanama tuguha yes, tubanza mu mitekerereze. Yego. Kuko iyo udakitekereza neza n'uburwayi n'umuti ushobora guhabwa ushaka kutakugirira umumaro. Ariko turabanza tukakuremamo ibitekerezo byiza, ukabanza ukiyumvamo ko n'uburwayi ufite bushobora gukira. Yego, turabanza rero tukavura ibitekerezo, hanyuma tugahangana n'uburwayi nyuma. Yego. Murakoze cyane, keretse niba hari ubundi butumwa mushaka kongeraho. Yes. Icyo wenda twakongeraho ku bantu bashobora kuba bafite uburwayi bukomoka ku bitekerezo, cyangwa se ushobora no kuba ufite ikibazo cy'uburwayi umaranye igihe cyangwa se kije vuba, twakugira inama yo kugana ikigo Relax Life Center. Dutanga ubujyanama bukomeye kandi tugatanga n'umuti ushobora kukugirira akamaro, ikibazo ufite kigakemuka. Rero ku nama za buri munsi nizo dushyira imbere cyane, kuko uburyo umuntu aba yarabayeho buratandukanye, abantu ntibabaho kimwe, ariko tukugira inama zitandukanye, ariko nanone tukubwire yuko ikibazo cyose ushobora kugira tubasha kugufasha, tukaguha ubujyanama ndetse n'imiti, ukabasha kumererwa neza ugakira. Yego. Uwabashaka yabasanga hehe? Uwadushaka yadusanga dukorera mu mujyi wa Kigali, muri karitsiye ya Kimironko, ni hafi y'urusengero rwitwa Foursquare. Hafi aho ngaho rwose wageze kuri urwo rusengero dukorera hafi yarwo. Hanyuma rero kuri telefone ni 0788 30 23 68. Ushobora kuduhamagara aho uri, ushobora kwifuza ubujyanama runaka, rero wahamagara kuri iyo nimero. Nayisubiramo, ni 0788 30 23 68. Yego, mugareka tugushimire, urakoze cyane ku bw'iki kiganiro uduhaye ndetse no gufasha abari badukurikiye, kandi nizere ko umukunzi wacu wari watubajije iby'uburwayi bukomoka ku mitekerereze ko yabashe kunyurwa, ndetse n'abandi bakaba baboneyeho. Kandi dushimire n'abadukurikiye, ibiganiro byacu byo birakomeza. Shalom shalom.